Waba wifuza kumenya uko isi yabayeho? Waba wifuza kumenya uko umuntu yabayeho? Ese ntabwo uri muri ba bantu babyumvishe muri Bibiliya abandi bakabyumva muri siyanse bikabacanga? Igisubizo nta handi wagikura uretse kuri The Kuzuba Mirror. Icyo ngusaba ni ukanda subscribe, ukajya usharinga ku bandi ndetse igihe nawe bikugereyeho nabo ukabashishikariza gukanda subscribe kugira ngo bigiye bageraho nimwe mwese duhurize hamwe. Uyu munsi rero ndagira ngo mbabwize ukuri n'ababeshyi, iyi channel yanyu niyo kujya mwisanzuriraho mukamenya ibintu mwari mutazi, mwari mwarahishwe byinshi cyane kandi mwajyaga murebesha amaso yanyu bibari kure nyine nk'izuba nyine mutabasha kubishyikira. Ariko ubu ngubu no Mirror iri kuri Kuzuba, The Kuzuba Mirror murabyumva, ni indorerwamo no mugiye kujya mubibona mubyumva nk'indorerwamo nyine nkuko wireba ukabona uri hafi aho ngaho ugiye kujya bireba nk'indorerwamo. Hello my peoples, what's up? The answer is the sky. This is your girl Kuzuba Diana from The Kuzuba Mirror. Nkuko mumenyereye rero dusanzwe turebera hamwe amavu n'amavuko y'ikintu runaka, aho bidahurizwa hamwe mu myumvire, haba abagendana na Bibiliya cyangwa se abagendana na science, bese nyine tukabihuriza hamwe. Uyu munsi tugiye kurebera amavu n'amavuko y'ururimi rw'ikinyarwanda n'akamaro nyine rufite mu banyarwanda n'uburyo rukundwa n'amahanga. Uyu munsi turarebera hamwe inkomoko n'agaciro k'ururimi rwacu rw'ikinyarwanda ndetse nuko rukomeje gukundwa mu nzego mpuzamahanga. Tunareba impinduka z'indimi zagiye zibaho ku isi dushingiye kuri Bibiliya hamwe na siyansi. Ikinyarwanda n'ururimi rukomeye rwaturutse mu muryango munini w'indimi z'abantu, rukaba rumaze imyaka myinshi ari ururimi rw'itumanaho n'umwimerere mu Rwanda. Kuri benshi ikinyarwanda ni ikimenyetso gikomeye cy'umwimerere w'umunyarwanda, rikaba ryaragize uruhare mu kubaka ubumwe, gukomeza umuco no gusigasira amateka y'igihugu cyacu. Nyine umva ururimi rwacu rwagize uruhare mu kubaka ubumwe, gukomeza umuco no gusigasira amateka y'igihugu cyacu. Ariko kandi ikinyarwanda ntabwo gikunzwe gusa mu Rwanda. Mu myaka yashize abanyarwanda benshi baturutse mu bihugu bitandukanye by'isi, cyane cyane abashakashatsi, abakorera imiryango mpuzamahanga n'abakora ubucuruzi bagiye bagaragaza ko bakunda ikinyarwanda kubera uburyo gifite amagambo menshi yihariye, uburyo cyuzuye imigani n'ibisakuzo ndetse no kuba cyihariye mu isesengura ry'imico n'amateka y'Abanyarwanda. Ibyo bituma benshi mu banyamahanga baba mu Rwanda cyangwa nyine bakoreramo bagakoramo imishinga bagira ubushake bwo kugira no kugikoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Abandi bakakiga kugira ngo basobanukirwe neza umuco n'imiterere by'Abanyafrika. Kuki ikinyarwanda ari ingenzi? Ururimi rw'ikinyarwanda rutuma tugira agaciro gakomeye mu rwego mpuzamahanga, rugafasha guteza imbere ubukerarugendo, umuco ndetse n'ubufatanye bw'u Rwanda n'ibindi bihugu. None se ubundi indimi zagiye zitandukana gute ku isi? Hano tugiye kureba ari urwo rwacu rw'ikinyarwanda tumaze kuvuga ruguru. Impamvu natangije ikinyarwanda nuko hari umugani n'undi tugira ngo ijya kurya ihera ku rugo, kurisha ihera ku rugo. Niyo mpamvu nyine mvuze ngo duhere ku kinyarwanda cyacu. None reka turebere yaba ikinyarwanda, icyongereza n'izindi ndimi nyinshi cyane impamvu zagiye zitandukana nyine mu buryo byagiye bigendamo ku isi. Tugiye kugera ku buryo bwa mbere hakurikijwe Bibiliya. Reka turebere hamwe mu gitabo cy'Itangiriro imice 11 umurongo wa mbere kugera ku murongo wa 9. Abantu bose ngo bahoraga bavuga ururimi rumwe kugeza bubatse umunara wa Babeli, Tower of Babel, maze Imana ibacamo amoko atandukanye. Buri moko yabo agira ururimi rwabo, bituma batatana bakwira mu isi yose. Noneho mu ruhande rwa siyanse ho abashakashatsi bavuga ko indimi zatangiye gutandukana bitewe nuko abantu bimukaga bava hamwe bajya ahandi, ari byo twita human migration. Bakagenda batandukana mu mvugo bitewe naho bageze, bakagira indimi zihariye ziturutse ku ndimi bari basanganywe ariko zivanzemo izindi mvugo z'uduce abashakagamo imibereho. Mu magambo make rero, impinduka z'indimi ni igisubizo cyatanzwe mu byiciro bitandukanye by'amateka n'imibereho y'abantu, bigatuma tugira amoko n'indimi zitandukanye dukoresha ku isi kugeza uyu munsi. Reka nsoze nkubwira ngo ikinyarwanda aricyo ndi kuvuga ni ururimi ruturanga, rutuganisha ku bumwe kandi rugakomeza gukundwa n'abanyarwanda n'amahanga. Kurukunda no kurusigasira ni ugusigasira ishema n'umuco wacu ndetse no gufasha abandi gusobanukirwa neza igihugu cyacu n'agaciro kacu. Reka nkubwe ngo ntibagirwe gukanda subscribe kuri channel yacu ya The Kuzuba Mirror. Like yawe ni ingenzi, share nayo ni ingenzi, comment rero ni igitekerezo uko ubyumva nuko ubitekereza nawe, niba nawe ukundi kuntu bizi. Hanyuma reka nkubwe ngo ngiye mwari kumwe ni Kuzuba